Yesu nashimwe cyane, amahoro n'imigisha iva ku Mana Data twese mwiza nibyo mbifurije, bakunze umusaraba, bakunze ba Yesu Kristo, Mana y'amahoro ikomeze ibahire kandi ikomeze ibishimire muri byose. Dushima Imana iduhaye kano kanya ko tubona ikimbere yaduhumeka umwuka bazima. Imana yaraturinze, Imana yabanye nawe, Imana yabanye nanjye. Imana ishimwe cyane kuko ntabwo yigeze itureka be na rimwe ngo yaduterana, ahubwo yagiye itubera amaso ko bukeye uko bwije. Imana ishimwe cyane. Mureke dusenge Imana maze dukomanye no kumva ijambo ry'Imana. Bakunze umusaraba, bakunze ba Yesu Kristo, dukunda kubana cyane kuri televiziyo y'urukundo, Urukundo TV entre parenthèses amour de Dieu. Ni televiziyo y'ivugabutumwa nk'uko nagiye mbibabwira cyane, ari ubwa mbere ugiye kubana natwe. Ni televiziyo y'ivugabutumwa Imana yashibye ko tugomba kuba twashyiraho, niyo ubwayo igomba kuba yashyigikira umurimo wayo, ntabwo ari twe tugomba kuba twakwirwanirira. Muri rusange twayishinze bitewe n'iby'imakuru Imana yari iduhaye kugira ngo abantu bajye bahembuka cyane mu bijyanye no kugira ngo bamenye neza icyo bijyanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Bisobanuye yuko hari ibyo abantu bavuga atari ubutumwa bwiza, ariko idusaba ko tugomba gutambutsa ubutumwa bwiza nk'uko ishaka, kandi tukaba twabuvuga nk'uko ibikeneye, apana ibyo abantu bashaka, kuko ibyo abantu bakeneye bihamanye n'ibyo Imana ishaka. Niyo mpamvu ngemeye ko tuyishyiraho gutyo kugira ngo bijye bidufasha mu buryo bwose bushoboka. Mureke dusenge Imana dukomeye cyane no kumva ijambo ry'Imana. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ishobora byose. Ndagushimiye kuri mwiza, ndagushimiye ko wabanye natwe, ndagushimiye ko waturinze, watubereye maso kandi waraturinze muri byose. N'ushimwe himbazwe Mana, turi imbere y'amaso yawe muri amasano y'umunota. Nyemera cyane ubanze utuboneze, ubanze utwuhagire, uhagira amatwi yacu, uhagira amaso yacu, uhagira imitekerereze yacu yose muri rusange. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana umaze gutubarira cyane, dukwereza ijambo ryawe tugiye kumva muri kano kanya, twemere cyane ijambo ntabari twebwe, ahubwo dushoboze gusohoza icyo iri jambo ridusaba. Ndabizi ubu ngubu ni ubutumwa bwiza waduteguriye, tugomba kuba twakwireberamo umunsi ku wundi. Nubwo bamwe bagenda babitera umugongo, ariko dushoboze udushyigikire, uduhe kumva ibyo ushaka kandi no kubishyira mu ngiro. Urakoze yuko uri mu ruhande rwacu, urakoze yuko dushyigikiye. Icyubahiro cyawe iteka ryose, sabye neza ati umwami wacu, amen. Mwese ndabasuhuje cyane, abari ku mpera y'isi, abo dukunda kubana cyane muherereye ku mugabane wa Amerika, abari mu Burayi, abari za Aziya, abari za Australia, abari mu bihugu bitandukanye, abari muri Afurika, abumva ururimi cyane rw'Ikinyarwanda, ari abari mu Rwanda, ari n'abari mu bihugu duturanye cyane nk'u Burundi, abari za Congo, abari za Tanzania, abari za Uganda, babandi bose bumva Ikinyarwanda. Nawe utajya ushobora gucyumva, ufite kuba wakwegera umunyarwanda akaba yagusemurira. Mwese ndabasuhuje. Imana y'amahoro ikomeze ibahire, kandi ikomeze ibahereze umugisha. Mwese ndabashimiye cyane, mwebwe mwakoze subscribe, nawe uri mu nzu ugiye kuyikora nawe ndagushimiye. Mukomeze cyane mushyigikire umurimo, mukora subscribe, mureba n'ukuntu mwasharinga cyane ibi biganiro ku bantu batandukanye, kugira ngo abantu bamenye neza icyo bijyanye n'ikintu bita ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuko abantu benshi cyane bagiye bapfukiranwa kugira ngo bataza kumva ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko igihe ni iki kugira ngo umugeni wa Kristo amutegure hakiri kare, hatazaboneka ikibazo yuko umugeni yabuze bimukwiriye. Ariko mumenye neza yuko Imana ubwayo yagikoresha inzira zose zishoboka kugira ngo umuntu uwo ari we wese atazigera yirara ngo avuge ngo njyewe nabuze uwambwira, nabuze uwambwiriza. Ariko Imana yakoresha inzira zose kugira ngo umuntu wese aho yava akagera aboneke yuko ari muri wa mubare Imana ikeneye. Mwese ndabashima, Imana yakomeze ibahereze umugisha cyane kurusha ibindi byose. Gusa icyo twifuza, icyo nifuza nanjye, icyo mbifuza abo nanjye nifuza, ni uko ngo tuzagire muri rwa rumbo rwiza rwa Yerusalemu, tuzagire muri wa mugwa wera wa Yerusalemu, kuko abantu bazagira ibyago bikomeye cyane mu gihe uzisanga wowe ubwawe wisanga wasigaye, mu gihe twari tuzi neza yuko ari wowe ugomba kuba wagenda, ariko tukisanga wasigaye. Iki ni ikibazo gikomeye cyane abantu benshi bafite cyane. Ariko ikindi ugomba kumenya, ntabwo uzagira aho ujya bitewe na title waba ufite runaka. So title nyine, amatitire ubundi arangira hano mu isi, niho arangirira.
kuvuga ngo uyu ni bishop, uyu ni apotre, uyu ni reverend, uyu ni evangeliste, uyu ni umuririmbyi runaka, byose birangira hano mu isi. Niyo mpamvu ibyo ugomba gukora byose ugomba kubikora ushizeho umwete kandi ukabikora cyane ugendera ku ntego y'Imana nyamukuru. Kuko icya mbere cyo abantu benshi cyane banze kuvuga ubutumwa bw'ukuri nk'uko Imana ibishaka, banga kuba bakwitiranya n'abandi bantu. Ariko Yesu yavuze ijambo aravuga ngo naje kugira ngo ntandukanye ibintu byari biri kumwe. Niyo principe cyane y'ubutumwa bwanjye, no kugira ngo mbe nabohora abantu barushye. Kuko cya mbere cyo yavuze gutyo kuko yabonaga hari abantu benshi cyane bagiye baruha, hari abantu benshi cyane barushye mu buryo bw'umwuka. Umuntu ugasanga afite etaje hariya, ugasanga umuntu aba mu nzu igeretse, ugasanga umuntu afite imodoka nziza cyane agendamo, ugasanga umuntu afite umugore mwiza, umugabo mwiza, afite abana se, afite imiryango ifite ubushobozi cyane, ariko wamureba ukabona ni indushyi mbi cyane mu buryo budasanzwe, kandi nawe ubwiwe nta nubwo abizi yuko ari indushyi. Rero ugasanga dufite abantu benshi cyane babaye imbata mu buryo budasanzwe. Ubundi kuruha kwa mbere ni umuruho mu mutima. Igihe cyose uzisanga umutima wawe wabuze amahoro kubera ikintu cy'icyaha, uzamenye ko uri mu kintu bita uburushyi budasanzwe, uzasaba Imana igufashe icyo kintu uzagisohokemo neza. Kuko ubu burushyi bwo mu mutima buragwiriye cyane ku isi yose muri rusange. Isi yose muri rusange bafite ibintu bita uburushyi bukomeye cyane bwo mu mutima, aho abantu bose bamaze kuruha, abantu bose bararushye, abantu bose bararushye mu buryo budasanzwe. Ariko umuti nta wundi, nta handi hantu ushobora kuba waruhukira usibye kuruhukira kuri Kristo gusa. Kristo wenyine waruhukiraho. Ntabwo ushobora kuruhuka ngo ni uko ufite umugore mwiza, ngo ni uko ufite umugabo mwiza, ngo ni uko ufite amafaranga. Muri make nta mawunti y'amafaranga ushobora kugira ishobora gutuma uvuga ngo ndaruhutse. Uzaruhuka gusa ariko wahuye na Yesu. Mu gihe cyose utari wahura na Yesu, n'ubundi uzakomeza kuruha uko bigenda kose. Yesu nashimwe cyane. Ariko haracyariho ibyiringiro, kuko Yesu we ubwiwe ahora yicaye ku ntebe y'imbabazi ategereje na wa wundi. Ubundi impamvu n'isaha ukiri muzima utari wapfa ngo bava muri uwo mubiri, Imana ibikurindiriye kugira ngo uzaze ukizwe. Kuko ubundi impamvu utari gupfa ni uko uri umunyabyaha, kugira ngo ukizwe. Si wowe gusa, natwe twese turi abanyabyaha. Ariko iyo maze kureba, buri wese agomba kubanza kureba akareba ku ruhande rwiwe akibaza cyane, ni iki naba mfite cyaba kimbuza umugisha imbere y'Imana? Rero nk'ikintu nkubwira ngo kuba waba uzi neza mu itorero bakuzi neza, utanga amaturo, utanga 1/10, ufasha abantu batandukanye, ibyo wafasha byose utabikoze mu kuri, utabikoze ukiranuka, byose aba ari ubusa imbere y'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo urwandiko, igitabo cya Yesaya, urwandiko yanditse Yesaya 52, niho tugiye gusoma. Turasoma imirongo igera muri 3. Yesaya 52, turasoma 30 ya mbere. Hari amagambo avuga ngo kanguka kanguka wambare imbaraga zawe Siyoni, ambara imyambaro yawe y'umurimbo Yerusalemu umugwa wera, kuko uhereye none utakibwe n'uwanduye batazongera kukwinjiramo. Ihungure umukungugu, uhaguruke wicare i Yerusalemu, wibohore ingoyi mu ijosi, yewe mukobwa w'i Siyoni wajyanywe ari imbohe. Kuko Uwiteka avuze ngo mwaguze ubusa, nanone muzacungwa ari nta feza utanze. Cyane cyane kuri uyu murongo wa mbere, ndumva ariho nshaka yuko n'umwuka nyoboye ko tugomba kuba twaganira namwe anga kuri umurongo wa mbere. Rero hari amagambo atubwira ngo kanguka kanguka wambare imbaraga zawe Siyoni. Rero gukanguka, hakanguka umuntu wasinziriye, ntabwo hakanguka umuntu ukiri maso, ahubwo hakanguka umuntu wasinziriye muri rusange, niwe ukanguka. Yesu nashimwe. Hakanguka umuntu wasinziriye muri rusange niwe ugomba gukanguka. Noneho urumva ngo kanguka kanguka ngo wambare imbaraga.
so izi mbaraga iyi saha tuvugana umuntu wese aho yava akagera w'umukristo izi mbaraga arazikeneye. Rero Uwiteka yabwiye Abisiraheli arababwira ngo nimurya mugahaga ntimuzibagirwe Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa, ntimuzibagirwe za nzira zose z'ibizigo mwaciyemo muri mu butayu, ntimuzibagirwe ukuntu nabambukije inyanja itukura, ntimuzibagirwe ya manu nabahaye, ntimuzibagirwe ya mazi nabakuriye mu rutare, ntimuzibagirwe ukuntu nabarwaniriye mugeze i Yeriko nkababwira sitege mugomba kuba mwakoresha mukamwakira, ntimuzibagirwe ukuntu abambukije Yorodani, ntimuzibagirwe ukuntu abanyagiye igihugu nkaba nagifata ngacyambura ba nyiracyo nkaza nkabatuza muri cya gihugu, kandi nkaza nkagenda mbagwana n'intambara zose mwagiye murwana zitandukanye. Ibyo byose nimujya mubyibuka bizajye batera kuba mwanyibuka, bitume munyubaha mubahirishe nicyo bita amategeko yanjye. Yesu nashimwe cyane. Ayo ni amagambo umukozi w'Imana Mose yagiye abwira Abisiraheli bakiri mu nzira bari gutaha, kandi ababwira amagambo akomeye cyane ari hariya mu gitabo kwa kabiri, amagambo avuga ngo hari amagambo avuga ngo nimugire umwete wo kumvira Uwiteka Imana yanyu no kwitondera amategeko yanyu yayo yose, muri make muzagira umugisha. Ariko nimutagira umwete wo kumvira Uwiteka no kwitondera amategeko y'Uwiteka yose, muzamenye neza yuko iyi mifumo yose izabazaho. Yesu nashimwe cyane. Rero urumva Mose yagiye ababwira kimwe cyose akayibabwira, none akababwira Yesu apfa aravuga ngo n'ubundi nimubura kwitonda amategeko y'Uwiteka muzavana muri iki gihugu cyanyu, muzakivamo maze muzagera muri abaretwa mujye mu kindi gihugu. Noneho Uwiteka akomeza avugana na Mose. Bageze kuri 63 Mose ababwira muri kumwe ngo uko Uwiteka yishimiye kubahereza icyo bita umugisha, akishima mumaze kubona icyo bita kurumbuka, mumaze kugira icyo mumaze kubona hari iwanyu, ni nako azishimira kubona murimbuka nimutagira umwete wo kumwumvira. Yesu nashimwe cyane. Rero ibyo byose Abisiraheli baraje kugira ngo babyubahirize birabananira. Iteka ryose bageze mu gihugu batangira gukora ibyanga n'Uwiteka, bibagirwa ya Mana yabakuye muri Egiputa, barayibagirwa, maze kuko bari bageze mu cyo bita ibisubizo bituma basinzira ubuticura, maze ya Mana bakuye muri Egiputa barayibagirwa. Noneho Imana ubwayo iraza isoresha uburakari bwayo, ijambo yari riravuze, yemera yuko bajyana ari abanyagano, yemera yuko bajyana i Babuloni, bagenda ari imbata zabuze uko zigenza bitewe n'uko banze kumvira Uwiteka Imana yabo. Yesu nashimwe cyane. Abisiraheli bacyumvira Imana, nta mwami n'umwe we mu isi wigeze abanesha. Intambara yose Uwiteka yazaga akagenda yirwanira intambara uko bukeye n'uko bwije. Ariko bamaze kunamuka, bamaze gusubira inyuma, bamaze gusinzira, bamaze gutangira gusenga ibigirwamana, barekera imana z'inyamahanga ziri aho ngaho. Noneho Uwiteka nibwo yahise avuga ngo aba ngaba burya ntabwo ari abantu bo kwizerwa, maze Uwiteka nibwo afashe umwanzuro wo kubatanga bajya mu mahanga. Yesu nashimwe. Ariko bageze mu mahanga, Uwiteka bakomeje gusega Uwiteka, bageze mu mahanga ubureto baze kongera kubakubita, bongeye kwibuka icyo bita Uwiteka. Bamaze kwibuka Uwiteka bituma Uwiteka yibuka isezerano yahaye Aburahamu na Isaka na Yakobo, ababwira yuko urubyaro rwabo muri make ngo ruzaba rw'umugisha, maze Uwiteka yibuka iryo jambo, nibwo Yesaya yanditse aya magambo. Rero icyambere cyo ibishobora gutuma umuntu asinzira bishobora kuza ari mu buryo bubiri.
ushobora gusinzira usinzijwe n'ibisubizo cyangwa ukaba wasinzira bitewe n'ibibazo, kuko ibisubizo bishobora kuza ukaba waburira Imana umwanya, ibibazo bishobora kuza ukaba waburira Imana umwanya. Niyo mpamvu iteka ryose abantu benshi cyane muri iyi minsi barasinziriye kugira ngo bakanguke, ugasanga cyabaye ikibazo, ariko iyi saha Uwiteka arakubwira ngo kanguka, kanguka mukobwa w'i Siyoni we, kanguka, kanguka. Imana ikeneye yuko abantu bakanguka, kuko abantu bakomeje cyane gusinzira, kandi ikibazo kirimo, impamvu barimo banasinzira, nta mbaraga bafite zihagije. Ubundi ikintu mugomba kumenya neza, uriya mwanzi waje agashuka Adamu na Eva, ni nawe wongeye kuza, aza agiye gushuka Yesu Kristo ubwo yarangije amasengesho y'iminsi 40, noneho umwanzi waje mbere ni nawe wongeye kuza nyuma. Uko bwa mbere Adamu na Eva icyo babonye icyo bita inzoka. Rero na Yesu nawe ubwiwe akimara kurangiza ya masengesho yabonye icyo bita inzoka, ariko urumva yuko icya mbere cyo Adamu wubwe n'umugore we bari basinzirijwe, nicyo nakwita ibisubizo, bituma bataba maso, bituma umwanzi abashuka arabanesha. Maze ageze kuri Yesu asanga Yesu kuko yari yabaye maso kubera amasengesho ya Yesu yari arimo, bituma aba maso cyane, bituma umwanzi adashobora kuba yamushuka ngo abe yamukoresha ibyo ashaka. Yesu nashimwe cyane. Bituma umwanzi acogorera imbere ya Yesu, bituma umwanzi ahageze abwira Yesu ibintu byinshi bitandukanye, ariko Yesu yagiye amunesha icyo bita ijambo ry'Imana, amubwira ngo handitswe ngo nta kindi. Niyo mpamvu umuntu wese uri maso agira icyo bita ijambo ry'Imana rigwiriye muri we. Yesu nashimwe. Agira ijambo ry'Imana rigwiriye muri we, umuntu wese aho yava akagera. Ariko ikibazo abantu benshi bafite muri iyi minsi, turimo turumva ubuhanuzi buvugwa n'abantu batandukanye bumeze nk'ubupfumu, ariko ugasanga ngo tuze kumva icyo bita ijambo ry'Imana cyabaye ikibazo. Abantu ntabwo dukunda ijambo ry'Imana, ahubwo turimo turakunda icyo bita ubupfumu, tukajya kuraguza wavuye mu byo kuraguza, ariko iyi saha ibintu uri gukora bigaragaza yuko usa n'umuntu uri kuraguza. Amakuru ukeneye kumenya ngo aturutse ku Mana cyangwa aturutse ku muhanuzi runaka, wowe ubwawe nawe ubwawe, ubundi igisubizo cyose iki kibazo waba ufite giherereye muri wowe. Mu gihe utari wabanza kumenya neza ikibazo ufite aho giherereye, no kubona igisubizo bizakugora. Yesu nashimwe cyane. Dufite abantu benshi cyane mu itorero babeshya ngo barasenga, ariko ugasanga umuntu ari gusenga atari maso. Menya neza yuko umwanzi aho yinjiriye cyagiye, ahandi yinjiriye mbere. Icya mbere cyo yabwiye se ashaka kuvuga ngo nzagutega ikindi gihe, noneho amutegera ku musaraba, yagize ngo n'ubundi ngo agiye kumukangisha ngo imibabaro ngo agiye kuzahura no ku musaraba, noneho ngo bizatume Yesu ubwiwe acogora. Ariko Yesu kuko yari afite iyo bita imbaraga z'umwuka, yashatse no kuba yacogora gato, ariko Yesu avuga ijambo rikomeye cyane, ari gusenga mu ishyamba, aravuga ngo data, iki gikombe tiwemere ko kindenga. Ageze ku ito gato yavuze ngo je kuba uko nge shaka, agube uko ushaka. Bisobanure ngo Yesu aho ngaho yaramaze kugwiza icyo bita imbaraga z'umwuka, nizatumye ubwiwe yumva yuko amaze gushobora kuba yanesha Satani. Yesu nashimwe cyane. Rero Satani waguteze cyagiye, na niyi saha ya ntwaro yakoresheje ntabwo azigera yihindura, ni nande yazongera no gukoresha n'ubundi. Umwanzi ntabwo akoresha intwaro zitandukanye, ahubwo akoresha intwaro imwe iteka ryose kuri wowe, kuko azi neza yuko uko yaje kuri wowe arabizi. Niyo mpamvu kuko arabizi we kandi nawe ubwiwe arareba, niyo mpamvu ya yindi yakoresheje n'isi azongera no kuyikoresha, wisange hari uko bigenze. Amina. Yesu nashimwe cyane. Ariko nuba maso ntabwo uzatungurwa. Yesu nashimwe.
dukeneye muri iyi minsi kuba twabwiza imbaraga zidushoboza gukanguka, kuko aho wasinziriye icyatuma usinzira nawe urakizi, kuko ikibazo ufite ntabwo kizakemuka ari ukubera ko wasinziriye. umugisha Imana yaguhaye ntabwo wagombye gutuma usinzira, ahubwo wagombye gutuma uba maso cyane, ukumva muri wowe uguha icyo bita imbaraga z'umwuka, ukumva muri wowe hari ukundi kuntu byongeye kugenda. ariko abantu benshi cyane barimo barasinzira, ugasanga umuntu Imana hari ahantu yamukuye, hari ahantu Imana imaze kumugeza, kandi ugasanga amaso yose amwereka ngo urabona ukuntu bimeze, ngo nurya ibiryo runaka bimeze gutya na gutya ngo bizakurwaza mu nda. Yesu nashimwe. Ugasanga nyine bisa bikwereka ngo ahangaha nyine ngo kunywa ka cyayi ngo n'ubundi ngo ibingibi nyine ngo ni imyumvire ngo y'abantu batize. ngo kwambara gutya ngo ni imyumvire nyine ngo y'aba bantu nyine bari mu giturage. ngo kugenda gutya na gutya nyine ngo nimve abantu mu giturage. ariko ukuri nkubwira, ukuri gushoboka, Bibiliya ntabwo yandikiwe abaturage batuye mu giturage cyangwa yandika abantu batuye mu mujyi, yandikiye abantu bose muri rusange. kandi ikintu bita agakiza, agakiza k'agasirimu ntaho kabaho. agakiza iteka ryose aba ari agakiza uko nk'uko winjiyemo, Imana ubwayo iramutse ikaza kuba yabarura, yasanga uko yagusize niko kimeze iyi saha. Yesu nashimwe cyane. iyi saha ushobora gusanga hari urwego umaze kwicaraho nubwo rutagiye gutuma usinzira, ariko reka nkubwire, Imana niba waramaze kuyiburira umwanya, yo ubwayo izaza yishakira umwanya muri we kandi izawubona, kandi uzongera ubone ko ugiye kuyishaka. uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuko abantu benshi cyane muri iyi minsi basinzwe n'ikintu bita ibisubizo. abantu benshi cyane, hari abantu baciye mu butayu neza, ariko bageze i Kanani, abo ngabo iteka ryose barananirwa. ariko niba unaniwe, Imana izongera gusubize mu buretwa, niko bizagenda. biragatsindwa kwisanga hahandi. nawe urabyibuka, uribuka cyane uri muri Egiputa, uribuka cyane cyagiye uri mu butayu ukuntu byari bimeze. uribuka yuko no kubona ikiro cy'umuceri cyari ikibazo, uribuka no kubona dodo z'ijana cyari ikibazo gikomeye cyane kuri wowe. uribuka neza yuko no kugira akantu ufatisha muri make kugira ngo wongere ubone n'umuntu ugusuza cyari ikibazo gikomeye cyane. ariko iyi saha umaze kugera i Kanani, iyi saha usigaye ugenda ukavuga ngo ngiye kuganira n'abantu batandukanye, kandi nta ngomba kuganira nabo hariya muri botike, tugomba kuba twaganira muri hoteli runaka, n'ibinashoboka ngiye no hanze tugiye tuganire hanze. ariko ikibazo kirimo, ikibazo si uko wagiye muri hoteli, ikibazo ntabwo ari uko wagiye hanze, ahubwo aho ngaho ugiye guhamara iki? umwifato ufite ugaragaza yuko uri iki? ugaragaza yuko se ntabwo ugiye kwibagirwa. ariko reka nkubwize ukuri, no kwibagirwa kwawe nawe ubwawe witegure neza yuko izaza yishakira umwanya, kandi izaza yishakira umwanya muri wowe. kandi reka nkubwize ukuri, nubwo yakongera kugarukaho, ariko nawe uzaba umaze gutakaza imbaraga mu buryo budasanzwe. Yesu nashimwe. kuba wagira ahantu ugera ntabwo byagombye gutuma utakaza icyo bita imbaraga z'umwuka. ntabwo uzagomba gutuma wumva muri wowe hari ibyo utangiye gutakaza. aho ahantu wari ugeze hagombye gutuma usunika cyane, ujya imbere cyane, uvuga ngo nangaha ni Imana, nangaha nicaye ni Imana. ariko igihe cyose uri kubona ugatangira kugira abantu utatangiye gusuzugura, utangiye kureba abantu wongeye kureba ngo kanaka ngo uriya ngo ntabwo navugana n'uriya, ngo uriya nawe ngo sizi ibiki n'ibiki, ngo hoya ngo amafaranga mfite ngo ntabwo nyemere ko natunguye umugore nari mfite. ugasanga nyine umuntu kubera iki? kubera umusinziro, kubera icyo bita ibitotsi, nicyo biri kumwereka ngo uyu mugore muri kumwe ntabwo agukwiriye. bigashaka kubereka ngo hari undi mugore wagombye kuba agukwiriye, naho uyu nguyu rwose ntabwo agukwiriye. Imana itugire neza cyane. ugasanga umuntu ni umupasitori ari kubwiriza, ariko nawe ubwe kubera umusinziro yisanga hari utugeso twagiye tumunanira. ugasanga iteka ryose
agira ikintu muri we kimeze nk'amarari, kuko cya mbere cyo tukije tugwije cyane ibintu bishoboka abakozi b'Imana benshi bari gusambana bagasambana mu murimo, ariko reka mabwiza ukuri nta yindi mpamvu iri kubitera, ni ibitotsi byinshi abantu bafite. N'ababandi nabo ubwabo batari kubikora, nabo ubwabo barasinziriye. Ereka impamvu n'ubundi twinjiriwe byatewe nuko twasinziriye mu buryo budasanzwe. Twagize umusinziro udasanzwe, bituma umwanzi aza aratwinjirana, bituma umwanzi aza adukorera ibyo yumva yishakiye. Ariko iyi saha Uwiteka arakubwira ngo kanguka, kanguka. Ingano z'ubutunzi waba ufite ntawe uzagombye gutuma ubura gukanguka. Ingano z'amafaranga ufite ntabwo yagombye gutuma uvuga ngo nsinzi ibiki n'ibiki. No, ugomba gutunga amafaranga ukubaha n'Imana, ugomba kuba mu bukene ukubaha n'Imana, kuko uramutse uvuze ngo abakene, hari uwo bita Lazaro yemeraga akajya ubuvungukiriza buvuye ku meza ya wa mukire, ariko yari afite icyo bita isezerano ry'ubugingo buhoraho. Ari mu isi yabonye ibibi byinshi bishoboka, ariko mu ijuru abona ibyiza bishoboka. Rero ntabwo wavuga ngo hari amafaranga afite runaka ngo yatuma ndashobora kuba nakubaha Imana. Muri Bibiliya harimo abakire benshi cyane batunze amafaranga menshi ashoboka, ariko bubaha n'Imana. Ntabwo bavuga ngo mfite poste runaka, ngo mfite umwanya runaka, ngo uyu mwanya ntabwo watuma nubaha Imana. Hari n'abami bubashye Imana. Dawidi yubashye Imana kandi ari umwami. Yesu nashimwe cyane. N'abahezekiya bose bari abami kandi bubaha Imana. Niyo mpamvu nkubwira ngo kubaha Uwiteka iyo bishize muri ikintu bita kugira umutima unyuzwe, bivamo ikintu bita inyungu nyinshi cyane. Amen. Yesu nashimwe cyane. Igihe ni iki kugira ngo ubanze urebe cyane ibintu biri gutuma usinzira, aho icya mbere cyo Imana, hari ahantu wajya guhura n'Imana, hari ukuntu wajya guhura n'Imana mukaba mwasenga, ariko iyi saha Imana isigaye igushaka igasanga muri wa mwanya wawe harimo ubusa. Ariko ijambo rikambwira ngo abayoborwa n'umwuka wera bose nibo bana b'Imana. Icya mbere cyo wari ufite umwuka wera muri wowe, ariko iyi saha usigaye uyoborwa n'icyo bita kamere. Niyo mpamvu kugira ngo Imana ikubone yarakubuze, ariko Imana igiye kwishakira umwanya mu bintu byawe byose. Aho waba uri hose Imana igiye kwishakira umwanya, kuko icya mbere cyo Imana igiye kuza kureba impamvu y'icyo kibazo. Ibanze irebe neza ikibazo, ubundi uyu muntu ari kwerekana ngo n'impamvu iri gutuma asinzira ni icy'ukuri. Ariko reka nkubwize ukuri, Imana iza gusanga ikibazo uri murerekana atari cy'ukuri, uraza ko ufite ibyago bikomeye cyane. Ariko nakugira inama, iyi saha wakwemera umwuka wera akongera akakuyobora. Tugiye gusenga Imana, ariko ibituma usinzira, ibiri gutuma usinzira, ibituma utaba maso, ibituma utagaragara imbere y'Imana uri maso, nawe urabizi. Yesu nashimwe cyane. Mureke dusengere muri iri jambo riri mu Bagalatiya ku bice 5, Abagalatiya 5, ibice 5 by'Abagalatiya, Abagalatiya 5, 22 niho tugiye gusoma. Hari amagambo avuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka n'urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugira neza no kwirinda imeze, bityo nta mategeko abihana. Yesu nashimwe cyane. Jambo rigatubwira ngo hano ku 16 ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko ariko mutazakora ibyo kamere irarikira. Abantu benshi cyane twasanga tuyoborwa n'umwuka wera, ariko umwuka wera yamaze kwigendera. Ubu ngubu abenshi dusigaye kuri ya matitire yo madini. Ubu ngubu abenshi dusigaye twirirwa muri ya makoti turirwa twambaye n'amakaruvante, na ya zamuduka twicayemo cyane z'amadini atandukanye. Ugasanga ubu ngubu abenshi ahantu twicaye dusigaye cyane turi gukintu bita icyubahiro cy'iby'isi, ariko umwuka wera yaragiye kare. Ikizakwereka yuko uri maso ni uko uzaba ufite umwuka wera wo kuba yakubwira ngo iyi kintu ugiye gukora ni icyaha. Ariko ubu ngubu nawe urizi neza ko mbere hose ntabwo akunda kureba ku bagore ngo mve muri make, ngo mve nyiri wararikira abagore, ngo mve umugore n'umugore wakwifuza. Ariko iyi saha usigaye uri kugenda kubera ko umwuka wera yamaze kugenda, ukisanga utangiye kwifuza umugore w'abandi, utangiye gushaka ibi by'abandi, utangiye kurya ruswa, utangiye
kugira amagambo, utangiye kugira ishyari, utangiye kugira ubwibone. Muri make kubera iki? Uwo ni umusinziro watewe n'uko umwuka wera yamaze kugenda muri wowe. Iyo ufite umwuka wera muri wowe ntabwo usinzira. Iyo ufite umwuka wera agushoboza kuba maso. Ariko abantu benshi cyane barasinziriye kubera ko umwuka wera yamaze kugenda. Ariko iyi sange nawe twagombye cyane kongera kwisuzuma kugira ngo Yesu aze yongere atubonekere, Yesu aze yongere agere mu mitima yacu. Dukeneye kugira ngo Yesu aze yongere adushyigikire, yongere adushoboze kubaho tubwije icyo bita imbaraga z'umwuka wera, tumeze nk'uko Imana ishaka. Yesu nashimwe cyane. Uzi aho watakarije imbaraga, uzi ukuntu wasengaga Imana, uzi ukuntu wakiranukaga mu byo uvuga byose n'ibyo ukora. Kuko umuntu wese w'umukristo uvuga ibintu byo kubeshya, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Uwiteka we ngo ntuzatoka umusozi wawe wera, ngo ntugendere mu bitunganye, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we, atabesheresha abandi ururimi rwiwe. Uwo nguwo niwe muntu wenyine uzatura ku musozi wera w'Uwiteka. Ntabwo hazatura ngo minisita runaka, ngo president runaka, ngo pastor runaka, ngo azatura umuntu ngo kuba icyamamare cyane. No, ahubwo hazatura umuntu wa wundi ukora ibyo gukiranuka, ufite umutima ukiranuka iteka ryose. Umuririmbyi waririmbye aravuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Nawe isaha Yesu aragukunda. Iyo wirebye ukareba n'ibyo uri gukora, ubona Yesu muri iyi minsi ari kugukunda nk'uko byari bimeze cyagiye mbere. Impamvu se byagenze gutyo ni iyihe? Nawe impamvu urayizi. Impamvu yatuma usinzira ugatakaza icyo bita imbaraga z'umwuka, nawe urayizi. Ariko isi ijambo riratubwiye ngo kanguka wambare imbaraga. Ongera wambare imbaraga zigushoboza kongera gukanguka, kuko udafite izi mbaraga ntabwo wakanguka. Udafite izi mbaraga urwanya Imana, kandi uzi ko urimo urarwanya ishyaka ry'Imana. Urayirwanya. Kandi abantu benshi cyane bari kurwanya Imana mu byo batazi. Rero Imana ikeneye yuko ikanguka ukongera ukaba maso, kuko nutaba maso Yesu ubwiwe azaza nk'umujura. Ntabwo uzamenya igihe, kuko abantu twamenyere ngo umuntu wese wapfuye wari mu idini wese ngo ni umugeni. No, kuba yabwirizaga ntabwo ari umugeni, kubera umushumba ntabwo ari umugeni. Hoya, ntabwo bishoboka. Ahubwo icyambere cyo ibyo yakorega byose niba bikorega kiranuka, nibwo ari umugeni wa Kristo. Ariko niba atabikorega kiranuka, ntabwo ari umugeni wa Kristo. Yesu nashimwe. Ibi yatumye usinzira, aho usigaye wirirwa mu magambo, wirirwa mu mazimwe, aho usigaye wirirwa unegura, aho usigaye wirirwa uvuga ibidakwiriye, aho usigaye wivanga, ugasanga nawe ubwiwe usigaye ureba n'ibitari bikwiriye. Ntabwo warebaga amafoto y'urukozasoni, ntabwo warebaga ibintu by'amaporogarafi, ntabwo wari umuntu wo kwiba amafaranga y'abandi, ntabwo wari umuntu wo kubera gutanga imisoro nk'uko bikwiriye. Ariko iyi saha kubera ugusinzira, ubu ngubu usigaye wumva yuko ngo ugiye kwiba na leta. Abantu benshi cyane bari kwiba leta mu buryo budasanzwe. Ugasanga umuntu niba aguze ikintu runaka y'amafaranga naye, aho yaguze siyo bashizeho, aho ngaho uri kwiba. Kandi uwo muntu w'igisambo Imana izamuhana. Umva uko Imana izahana igisambo kiri hariya, nawe ni nako izaguhana, kuko mwanze kumvira. Ariko ngo nimumva mukumvira, muzaba ibyiza byo mu gihugu. Ariko nimwanga mukagomwa, inkota izabajya, ni uko Uwiteka avuga. Amen. Yesu nashimwe cyane. Iyi saha Imana ikeneye abantu bari maso, kandi babwiye icyo bita imbaraga z'umwuka wera. Nibo bantu bagomba guhamya Imana by'ukuri. Kuko icyambere cyo impamvu muzanga murimo murwanya abantu bavuga iby'Imana ikeneye, ni ukubera cya kibazo cy'umusinziro mufite. Mwarasinziriye, murakabya, mwarasinziriye cyane. Ariko itorero rikeneye abashumba bari maso bakangutse. Itorero rikeneye abakristo bari maso bakangutse. Itorero rikeneye abaririmbyi bari maso bakangutse. Itorero rikeneye abavugabutumwa bari maso bakangutse. Itorero rikeneye icyo bita abahanuzi bari maso bakangutse. Muri make banza wirebe cyane icyiciro cyose ababarizwamo, ibyatumye utakaza imbaraga, ibyatumye utaba maso, nawe urabizi, nawe ubwawe urabizi. Yesu nashimwe.
nawe urabizi, wowe ubwawe urabizi, uzi ibyatuma utaba amaso. Ariko iyi saha ijambo ry'ukuri Imana ikuzaniye ni uko yiteguye kuba yakongera kuguhereza imbaraga, ngo kanguka wambare imbaraga mukobwa w'i Siyoni, kuko utakebwe wese ntabwo azongera kuba yagukandagiramo. Imana ishimwe, haleluya, Yesu nashimwe cyane. Ngo umuntu wese w'umunyakibi ntabwo azongera kwinjiramo. Kanguka wambare izo mbaraga, umunyakibi wese aho yava akagera ntabwo azongera kwinjiramo. Yesu nashimwe cyane. Turimo turegera ku mwanya w'umusozi ubwo ngo turebe ko twasenga. Ariko reba neza aho watakarije, ariko reba neza icyatuma utakaza izi mbaraga, ariko reba neza ibyatuma Imana ubwayo itongera kukwishimira, itongera kuba nk'uko wari umeze cyagiye, ibyatuma iyi saha uboneka mu maso y'Imana umeze nk'umuntu warangaye, umeze nk'umuntu muri make nawe ubwawe uzi neza yuko iyi saha umaze gutakaza icyo bita umwimerere w'abakristo. Umuntu wese agakureba akavuga ngo akuriya muntu w'umukristo, imyambarire yawe ufite, ingendo yawe, imivugire yawe, imikorere yawe, uko witwara, uko ugaragara imbere y'abantu byerekana yuko uri umukristo, byerekana yuko uri umugenzi ujya mu ijuru. Mu gihe cyose uri buze kwisanga atari uko nk'uko bimeze, umenye neza ko ufite ikibazo gikomeye cyane. Kuba warasenze amasengesho menshi, kuba waragiye ufasha abantu benshi kubageza kuri Kristo, ntabwo ari byo bizatuma winjira mu bwami bw'Imana mu ijuru, keretse n'ukuri ibyo Data wo mu ijuru ashaka, ashima. Kandi ikintu kizagufasha kugera mu ijuru ni uko uzaba uyobowe n'Umwuka Wera. Ariko dugwije abantu benshi cyane barimo barabeshya ngo bayobowe n'Umwuka Wera, kandi ikintu kibayoboye, bayobowe n'ikintu bita amacakubiri, bayobowe n'ikintu bita amoko, bawe n'ikintu bitandukanye. Usanga ibintu abantu bari kubagwa nabyo n'ibintu byinshi bidafite agaciro, bidafite naho bihuriye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko iyi saha niwongera kwisuzuma, Imana y'ubwayo yiteguye kuba yakugirira imbabazi. Haleluya. Nawe iyi saha niwongere wibwire Imana, Mana ngarukaho ungirira imbabazi, wongere usabe Imana, wongere ukore ku maso, kuko warasinziriye cyane, urakabya, warasinziriye mu buryo budasanzwe. Imana y'ubwayo yiteguye kuba yakugirira impuhwe, kandi yiteguye kuba yakubabarira. Wowe ubwawe yemerera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, yongera gukangura, yongera gukore ku maso, yongera akwishimire. Kuko abantu benshi cyane ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze, byose ntabwo byashobora kudukuraho ibyaha. Ariko icya mbere cy'iyo wizereye muri Kristo, uzi neza aho watakarije, uzi neza icyatuma utakaza imbaraga. Ariko isa ndagusaba, ndakwingingira imbere y'Imana kugira ngo usabe Imana ongere kugaruke, ongere gushoboze kwambara imbaraga. Ibyatuma uzitakaza urabizi, ari ibyo bisubizo, ari ibyo bibazo, ibyatuma usinzira byose urabizi. Ariko saba Imana ongere kugaruka ukundi, yongere ikwishime muri rusange, kandi yiteguye kugira neza. Mureke dusenge Imana, ariko wemerera Imana uyibwire igufashe kandi igukomeze. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubushobozi. Ndagushimiye kuri mwiza, ndagushimiye ko wabanye natwe muri iri jambo ryawe. Mana, turisuzume turarebye, dusanze dusinziriye cyane, kuko iyo ubabwiye ngo amakango kanguke abasinziriye, nyemera cyane udukangure, ongera udukore ku maso, ongera udukangure mu izina rya Yesu. Byatume dusinzira byose turabizi, bwaba ari ubukene, byaba ari ibisubizo, bwaba ari ubukire, byaba ari ibibazo, byaba ari ibisubizo. Ndemera cyane ongera utugarukeho, udushoboze, ongera udukore ku maso, ongera udukangure. Dukeneye gukangwa nawe, dukeneye ko dukora ku maso, amaso yacu ukayahumura mu izina rya Yesu. Reka utwambike imbaraga zidushoboza, Uwiteka Mana, gukanguka. Tugende imbere yawe dukangutse, tugende imbere yawe turi maso mu izina rya Yesu. Udushoboze Kristo muzima kuyoborwa n'Umwuka wawe wera, udukwiza imbaraga z'Umwuka hagati muri twebwe. Mana, zituyobore aho tugenda hose, aho tuba turi mu kazi, aho tuba twicaye mu ngo zacu, ari mu baturanyi, ari mu bo tuganira nabo, ari mu bagore
bacu, ari mu bagabo bacu, ari mu bana bacu, ari mu babyeyi bacu, ari mu baturanyi. Bimenyekane yuko izi mbaraga z'umwuka twongeye kuzigwiza, zidushoboze kuba maso, zidushoboze gukanguka mu izina rya Yesu. Ubwo iyi si isinziriye, bagasinzira bageze ku musozo, ariko dusabye imbaraga zidushoboza Mana gukanguka, kandi tugende nk'uko ushaka, kandi tuvuge nk'ibyo ushaka mu izina rya Yesu. Hereza umugisha abantu bawe Kristo muzima, Mana ifite imbaraga, bagiye kumvira ijambo n'abazaryumva, ubashigikire kandi ubashoboze Mana, bahe guhinduka, bahinduke rwose babwirije iby'imbaraga z'umwuka wera. Urakoze Imana y'amahoro ko ari ibyo ukoze muri amasaha, urakoze yuko abantu wongeye kubahembura, urakoze yuko ngiye gutugarukaho, urakoze yuko ngiye kuduhereza umwuka wera, akagiye kujya kubana natwe nk'umufasha wawe. Mana ishimwe cyane ko wongeye gutugarukaho, wongeye kuduha ibihe byiza, urakoze yuko wongeye kudushyigikira kandi wongeye kuduhembura ukundi. Ndagushimiye Kristo yuko uzi iby'ubutware kandi ko kuyubahisha. Sabye nize nzi kubikoze kwa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Umwami w'amahoro akomeze abahire kandi akomeze bagire neza muri byose. Murakoze, mwari kumwe na Samuri Mutezimana mwene so muri Kristo Yesu. Imana muri kumeze bashike cyane, kumeze bishimire muri byose. Murakoze cyane.